elota kozara minigore edobi salamone katakai elota azobi ekoti kandoga lala sope enobiri ni muhumure. Mana ishimwe, Mana ni yacu, Mana ni nziza ku buzima bwacu. Mana ntabwo ya aiseko diba aisala menega tandobi esi edobi kandobia aizole edobi. Izi zo nzira uri gucamo nimara kukugerageza ntabwo uri buve mu mezi utyo. Oh haleluya, uravamo wahindutse umuhesha w'umugisha. Hari umugambi w'Imana utumye ugeza muri 2024. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe. Yesu nashimwe. Shalom shalom, twari dukumburanye iminsi myinshi. Nezerewe Imana inyemereye kubaganira namwe. Imana yacu ni nziza. Nongeye kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Bibabere iby'umugisha, bibabere iby'amata n'ubuki, bibabere ibyo guhirwa. Imana ibe mu ruhande rwanyu. Nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo riri ku mutima wanjye. Ijambo Imana yashyize muri njyewe kugira ngo nawe rigire ikintu rigufasha. Ni ijambo riri muri Zekariya 8. Turahera ku murongo wa 3. Uburyo Imana yabwiraga Abisirayeli ko yongeye kugaruka. Nanjye nongeye kwiyumvamo ibyiringiro yuko Imana yongeye kugaruka ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye, ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Imana ijya igaruka. Imana ijya yongera ikagambirira neza ku buzima bw'umuntu wayo. Imana yo mu ijuru ijya yongera gukuraho ibyari imivumo ikabihindura umugisha, kuko ari Imana ifite byose mu biganza byayo. Turashimira Imana rero. Dushimiye Imana ijya yongera ikivuga ku buzima bw'umwana w'umuntu. Uyu mwaka ugiye kwinjiramo wa 2024 ntabwo ari umwaka w'amarira, ahubwo ni umwaka wo kongera kugirirwa neza n'Imana. Ni umwaka wo kongera ko Imana yongera kugambirira kukugirira neza. Imana yacu nishimwe. Ntabwo Imana ijya ibabaza umuntu iteka, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Izongera itugirira ibambe. Imana yacu ntabwo inezezwa no guhora ibabaza umuntu iteka. Na Yobu nawe yagize ibyo byiringiro, aravuga ngo uyu mubiri wanjye numara kubura nzareba Imana. Haleluya, mfite undi mubiri. Imana yacu nishimwe. Intambara uciyemo muri 2023, ndakubwira yuko hari Imana ifite guhindura ayo mateka. Hari Imana ifite kukwinjiza mu mwaka mushya. Hari Imana ifite kukwinjiza mu bundi buzima bushya. Hari Imana ifite guhindura amateka y'ubuzima bwawe, ikaguha imibereho, ikaguha guseka. Ahari amarira, Imana ikahindura ibitwenge. Ahari agahinda, Imana ikahindura umunezero. Ahari igisuzuguriro, Imana ikahindura icyubahiro. Ibyo byose Imana ibifite mu biganza. Imana ishimwe. Ni Imana ishyira hejuru, ni Imana yimura abami ikimika abandi, ni Imana yica imigambi yincakura ku buzima bw'umuntu igambiriye kugirira neza. Imana ishimwe. Mureke dusome ijambo ryayo. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana igaruka i Yerusalemu, kandi ngo hazubakwa haba amahoro. Iki gihe Imana yabwiraga Yerusalemu, ariko uyu munsi Imana ni twebwe irimo irabwira. Ni muri Zekariya 8, turahera ku murongo wa 3. Aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, ngarutse i Siyoni. Wahangaho urahashyira izina ryawe. Ngarutse i Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere. Kandi i Yerusalemu hazitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo uzitwa umusozi wera. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hazaba igihe abasaza n'abakecuru bazongera kuboneka mu nzira z'i Yerusalemu. Imana ishimwe. Hari ikindi gihe kigiye kuza. Hari ikindi gihe cyo guseka kigiye kuza. Hari ikindi gihe kigiye kubaho nawe ugaca mu nzira nzima, mu nzira ikeye, mu nzira y'amahoro. Hari ikindi gihe kigiye kubaho nawe ugaseka. Haleluya. Imana yacu nishimwe, igitanga izindi nzira. Hari inzira wari urimo, hari ahantu wari wihishe, hari imibabaro wari urimo, hari agahinda wari umazemo igihe, ariko Imana yongeye kuvugana natwe ngo izongera ica inzira. Haleluya.
izongera icakanzu. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nzongera nshakanzu. Imana izongera itanga andi mahirwe. Gatandatu ikavuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nubwo bizatangaza abantu bazaba basigaye muri iyo minsi, nubwo ibintu Imana igiye gukora bigiye gutangaza abantu bazaba basigaye muri 2024, Imana yo mu ijuru igiye gutuma hari ibintu bitangaza abantu. Imana yo mu ijuru igiye gutuma nawe uzamura amashimwe ugahagarara ukavuga gukomera kw'Imana. Imana yo mu ijuru igiye kongera ireme ikintu gishya muri 2020. N'iyi minsi isigaje kugira ngo umwaka urangire, Imana ishobora kurema ikintu gishya, kuko umunsi umwe ku Mana ni iminsi myinshi. Haleluya. Ngo nubwo bizatangaza abantu bazaba basigaye muri iyo minsi, mbese nanjye byanangaza? Hoya, nagitangaza Imana. Imana yo ni igitangaza. Imana yo ikora uko ishatse. Imana yo igambiriye kutugirira neza. Ibyo igambiriye ntabwo bizayitangaza. Ibintu yiteguye kugukorera ni wowe bizatangaza, kuko ni igitangaza. Ikintu Imana ikora ni ikintu kirimo igitangaza ku buryo n'uwigikoreye atangara. Imana ishimwe. Mwakire rero kugirirwa neza n'Imana, mwakire imbabazi z'Imana. Impamvu nkunda kubivuga cyane, impamvu nkunda kuvuga ineza y'Imana, impamvu nkunda kuvuga ko Imana ibasha guhindura, nanjye hari ibitangaza yankoreye. N'uyu mwaka ushize hari ibintu Imana inkoreye. Haleluya. Imana ishimwe ko ikora ibintu bitangaje. Ikintu nababwira, mube mu bihe by'Imana. Ikintu nabifuriza, nimwongere mugarukire Imana. Imana yo mu ijuru iyo ubaye hafi yayo, iyo ukuyeho ibigutandukanya n'Imana, Imana iraza ikagukorera igitangaza. Kandi igitangaza cyawe gitangaza n'abanzi bawe. Hari abantu bategereje yuko utari bubeho neza, hari abantu bazi neza yuko ubwo buzima urimo utazabuvamo, ariko nje kukubwira Imana ihindura amateka. Imana ihindura amateka. Imana inyuranye ibihe. Imana igitanga amarira y'umunezero. Umuntu akabaho yarariraga buri kwezi buri saha hari amarira y'imibabaro, ariko Imana yacu ijya yimura imisozi. Haleluya. Iyo uri kumwe n'Imana, Imana ijya ivugana n'ibibazo byawe. Haleluya. Imana yo mu ijuru ntabwo yigeze ibwira Daniyeli ngo yewe Daniyeli we ndi bugutabare, ahubwo Imana yo mu ijuru yaragiye ivugana n'intare iravuga ngo hari umuntu wanjye ugiye kuza. Ishimwe. Iramubwira ngo umuntu wanjye numumukoreho. Imana ivugana n'intare. Imana yabwiye umusozi wari imbere ya Zerubabeli, iramubwira ngo wa musozi we wiyita iki ku muntu wanjye, wiyita iki ku mwana wanjye. Imana yo mu ijuru rero yiteguye kuvugana n'ibibazo biri imbere yawe. Imana yiteguye kukurengera, kuko ari Imana itangura kubabaza iteka. Tugende dusimbuke ku murongo wa 9. Haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati amaboko yanyu nakomere. Haleluya. Amaboko yanyu nakomere. Yemwe abumvisha ubu buhanuzi, yemwe abumvisha ubu buhanuzi buri mu ijambo ry'Imana, yuko Imana yongeye kwigarura, yuko Imana yongeye kwivuga, yuko Imana yongeye guhindura amateka. Amaboko yanyu nakomere. Nimukomere, dufite Imana. Nimukomere, dufite Imana. Haleluya. Dufite Imana iturengera, dufite Imana itatubabaza iteka, Imana igiza no ku munota wanyu. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati amaboko yanyu nakomere. Yemwe abumva muri iyi minsi amagambo yavuzwe n'abahanuzi, kuko iyi minsi itaragera, iyo minsi ishize, ibyo bihumazemo, hari ibihe wahuye nabyo, hari imibabaro wahuye nayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko iyo minsi itaragera nta muntu wahembwaga. Iminsi yo kugirirwa neza n'Imana ntabwo twahembwe, ntabwo twakiriye imigisha, ariko Imana yongeye kugaruka ngo nta muntu wahembwaga, cyangwa itungo, kandi uwinjiraga n'uwasohokaga ni amahoro bari bafite ku bw'abanzi, ngo kuko Uwiteka yateye, kuko nateye abantu kwangana,
umuntu wese nkamuteranya na mugenzi we. Ariko noneho abasigaye, haleluya, ni ku murongo wa 11, 8:11 Zekariya. Ariko noneho abasigaye bo muri ubu bwoko, abasigaye ku Mana, abagumye kuri Yesu, abasigaye gukomeza gutitiriza, abasigaye bo muri ubu bwoko bw'Imana, abasigaye bagasigara ku karago, abatariyandurishije ibyo kurya bw'ibwami, abantu basigaye bagasigara ntibatuka Imana, abantu basigaye bagakomeza kwinginga Imana, Uwiteka arirahiriye. Uzi ko hari abantu basigaye, hari abantu basigaye, haleluya. Imana ishimwe ko idusigaje, ikaba itugejeje muri uyu mwaka, ikaba itugejeje muri aya mezi. Ntabwo ari umugambi mubi ikigambiriye kutugirira, ni ukwigarura. Imana ishimwe. Otakide bosarameni gra. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko twasigaye. Imana ishimwe. Ntabwo ari uko ibyashakaga kutwica bitari bihari, ntabwo ari uko ibyashakaga kuturangiza bitari bihari, ariko abantu basigaye nimukomere. Haleluya, haleluya. Abantu basigaye nimuhumure, abantu ibyashize bitabishe nimuhumure. Yesu yiteguye kutugirira neza. Imana ishimwe. Ariko noneho abasigaye bo muri ubu bwoko sinzabamerera nk'uko nabamereye mu bihe, haleluya, byashize. Imana ishimwe. Abantu basigaye, hari abantu batagisigaye, hari abantu babivuyemo, hari abantu bihakanye Imana, ariko Imana irirahiriye ivuganye natwe ngo twe twasigaye, twe twasigaye ntabwo iri butumerere nk'uko yatugiriye mu bihe byashize. Twe twasigaye tukaguma guhamya Imana, twebwe twasigaye tutiyanduje, tutatukishije izina ry'Imana, Uwiteka yiteguye kutugirira neza. Shima Imana ko wasigaye, shima Imana ko ibyago bitakwishe, shima Imana ko n'ibyaha waciyemo bitakwishe, ahubwo hari umugambi w'Imana watumye usiga, hari umugambi w'Imana utumye ugeza muri 2024. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko hazabaho imbuto z'amahoro. Haleluya. Kuko Imana itazatugirira nko mu bihe byashize, ngo kuko hazabaho imbuto z'amahoro, umuzabibu uzera imbuto. Haleluya. Mwakira amahoro mu izina rya Yesu, mwakire kugira ngo imizabibu yanyu yere amahoro mu izina rya Yesu. Ubutaka buzera umwero wabwo, n'ijuru zizatonda ikime cyaryo. Ibyo byose nzabiraga abasigaye. Haleluya. Hari abantu basigaye, hari ikintu Imana idusigarije, hari ikintu gitumye ukiri guhumeka. Ikintu cya mbere gitumye uriho ni ukugirirwa neza n'Imana, ni ubutabazi bw'Imana buje ku buzima bwawe, ni ukugira ngo Imana izivuge ku buzima bwawe. Ntabwo umuntu Imana yo mu ijuru yamubabaza iteka, izongera imugirire ibambe, izongera imurengere, izongera imutabare. Imana yacu nishimwe. Ngo nk'uko mwari mu mahanga, ngo nk'uko mwari mu mahanga, ni umurongo wa 13. Mwari mu mahanga muri ibivume, mwanzu w'Iyuda yo n'Isiraheli mwe, niko nzabakiza. Imana ijya ibyemera, Imana ijya ibyemera ko tuba mu mahanga, Imana ijya ibyemera ko tuba ibivume, Imana ijya ibyemera ko igisuzuguro kituzaho, Imana ijya ibyemera ukaburira ijambo ahantu, Imana ijya ibyemera ikemera yuko nawe wagusuhuza, nawe waguha amazi yo kunywa. Ariko Imana yo mu ijuru yavuze ngo nzabakiza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana izadukiza. Robe, Imana izadukiza. Haleluya. Imana izadukiza, Imana izadukiza, Imana izadukiza. Imana yaravuze ikavuga uti nubwo uri mu ivata baho. Imana ntabwo yitaye kuba uri ikivume. Ijambo ry'Imana rirakomeje riravuga ngo nzabakiza, ngo nzabaha kuba abahesha b'umugisha, mwe gutinya.
uziko Imana igifata umuntu wari ikivume ikamuha ubushobozi bwo kuba umuhesha w'umugisha. Mwakire kuba abahesha b'umugisha mu izina rya Yesu. Imitima yanyu niyatura imigisha mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana ishobora kuguhindura umuhesha w'umugisha utahindutse umugisha. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ishobora kuguha ubutware bwo gutanga ikitari muri wowe. Imana irabanza ikaguhindura umugisha, yarangiza ikaguha kutanga umugisha mu izina ryayo. Haleluya. Nangariye Imana. Nyamara reka mbabwire, abantu b'Imana turaremereye. Abantu b'Imana nyamara turakomeye. Abantu nyamara basigaye ntabwo turi abantu basanzwe. Abantu b'Imana turaremereye. Haleluya. Turaremereye kuruta ubwato. Ibiro byawe ni byinshi bitewe n'ibintu ufite, bitewe n'ibintu wavuganye n'Imana. Ntihagire ibintu bigukanga. Imana yo mu ijuru yariyahiriye ahangaha iravuze ngo nubwo mwari mu mahanga, nubwo mwari ahantu hadafite ishusho, nubwo mwari ahantu hatari izina, ndi Uwiteka ndirahiriye mbahinduye kuba abahesha b'umugisha, mwitinya. Haleluya. Ngo kuko Uwiteka Nyiringabo avuga ngo nk'uko nagambiriye kubagerera nabi. Uwiteka ateye ubwoba. Imana yacu iteye ubwoba. Ijya igambirira kugirira nabi umuntu. Mu kiganza cy'Imana harimo byose. Mu kiganza cy'Imana harimo amarira, harimo umunezero. Ibyo byose bigenera abayo. Iri ni ijambo ry'Imana ribivuze ngo nk'uko Uwiteka Nyiringabo avuga ati nk'uko nagambiriye kubagirira nabi ubwo basogokuruza banyu bandakazaga, simbyibuze, niko Uwiteka Nyiringabo avuga nanone muri iyi minsi niko ngambiriye kugirira neza Yerusalemu n'inzu y'Ubuyuda neza. Mwitinya. Hari ibintu Imana yameye ko bitubaho ku bw'abo basogokuruza bacu. Hari ubuzima uri gucamo bitewe n'amateka y'abasogokuruza bawe. Hari ubuzima uri gucamo nawe utuhamagariye, ariko kuko Imana yarahiye kugambirira kugirira nabi basogokuruza bacu, natwe kandi nibyibuze niko nanone n'uyu munsi igambiriye kutugirira neza. Twe gutinya. Haleluya. Twe gutinya. Hari Imana, nje kubabwira ngo hari Imana ijya igambirira, hari Imana ijya igaruka, hari Imana ijya yongera ikivuga, hari Imana ijya yongera ikitamurura. Nimukomere mwe mwasigaye, mwe mufite ubuzima, mwe mufite guhamya, mwe mukomeje gukomera, mwe mukomeje guhamya Yesu Kristo, ntabwo muzavira mwawe. Imana yacu nishimwe. Mureke dushima Imana ko twasigaye. Mureke dushima Imana kigambiriye kutugirira neza. Mureke dushima Imana ko nubwo yemeye iyi mibabaro tukayigeramo, tukayicamo, ariko igiye kongera kwivuga, igiye kugambirira nanone kutugirira neza, kuturengera. Ntabwo yababaza umuntu iteka. Haleluya. Imana ishimwe. Elatakozara minigore edobi salamone katakai elota azobi ekoti kandoga lala sope enobiri. Nimuhumure. Imana ishimwe. Imana ni yacu. Imana ni nziza ku buzima bwacu. Imana ntabwo ya ayiseko diba ayisala menega tandobi esi edobi kandobiya ayizole edobi. Izi zo nzira uri gucamo nimara kukugerageza ntabwo uri buve mumeze utyo. Haleluya. Uravamo wahindutse umuhesha w'umugisha. Uravamo wahindutse ugarira abandi. Uravamo ufite amashimwe yo gutangariza abantu ko Imana igira neza. Imana yacu igira neza, ntabwo yababaza umuntu iteka. Imana yacu igira neza, ntabwo yakubabaza wowe usigaye, wowe ugihumeka, wowe ukikomeje ku Mana. Nje kukubwira ngo humura, nutinye, nukuka umutima. Uwiteka arahari. Asako di benegra tando bela sai benegro airibes kutagra ados vala menegro. Ni Imana ihindura amateka, ni Imana igica kanzu, ni Imana yimura imisozi, ni Imana
imana igikuraho igisuzuguriro. Nawe ntiwongere kurira, nawe usigaye mu guhamya imana. Ntutinye, ntugire ubwoba. Yesu aragukunda, Yesu akwitayeho, ntabwo yagusiga. Nubwo abantu bagusize, nubwo abantu bagutereranye, nubwo nta muntu ufite, nubwo uri wenyine, ariko imana igifata imivumo, igifata uwavumwe, igifata umuntu uri mu mahanga, uri mu ishyamba, ikamugira umwami, ikamwiyereka, ikamuhindurira amateka. Yesu aduhana amahoro. Nimuba amahoro. Yesu ni muzima muri twebwe. Nimuba amahoro. Turashinganye muri Kristo Yesu. Imana yongere yigarure, Imana yongere yivuge, Imana yongere yitaburure ku buzima bwawe. Amen, 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 amen. Mana ishimwe.